amatwi mwamaje muti iyo bavuga filozofi cyangwa se uburyo abantu bagiye bagira imitekerereze. Ubundi filozofi ni imitekerereze, ni uburyo bw'ubuhanga, ni uburyo bwo gutekereza ibintu mu buryo bwa kure, mu buryo bwo guhimba, kuvumbura se, gukoresha imitekerereze ya muntu. Iyo niyo bita filozofi. Bitandukanye rero n'abizera ijambo ry'Imana. Ntabwo ijambo ry'Imana ryo ribamo filozofi. Twebwe ijambo ry'Imana ritubwira kugendera ku byanditswe. Nk'uko rero mwatangiye mubivuga cyangwa se no mu biganiro twagiye dukora mu minsi yashize, twabonye ko Imana yaremye abantu ibashyira hano kuri iyi si, ariko yohereza n'intumwa zigiye zitandukanye nyuma y'uko abantu bagendaga batana gukorera iyo Mana no gusenga iyo Mana. Byatangiriye ku gihe cya Nowa, ubwo Nowa yazaga kwigisha abantu be ko bagomba gukomeza gusenga Imana imwe. Abantu bari baratangiye gusenga ibigirwamana. Abantu baramwumva, bamwe ajyana nabo mu nkuge, abandi baranga, abo bararimbutse, barimburwa n'umwuzure. Nyuma yo hagiye haza n'izindi ntumwa, ba Enoki, ba Idirisa, haza Aburahamu, haza Mose ariwe Musa, vana Abisiraheli mu Misiri, abwira Farawo ati nyamuneka ari Imana imwe. Farawo ati reka da, ana rabbukum al-aala, ngewe ni nge Mana ikomeye, nta yindi Mana ibaho uretse ngewe. Nuko ibintu byakomeje kugenda biza. Kuza rero kugera kuri Yezu ariwe Isa bin Maryam, Imana iza kumuvukisha mu buryo bw'igitangaza. Avuka ku mugore witwaga Maryam cyangwa se Mariya, uwo mugore atarabonanye n'umugabo. Avuka ku bw'ijambo ry'Imana. Imana yarategetse Mariya ngo nasame, arasama, arabyara, aronsa, abyara umwana w'igitangaza. Ubwo rero uwo nawe abantu bashatse kumurwanya no kumugira nabi no kumwica, bahungira muri Egiputa hano mu Misiri. Bahamaze imyaka 30. Yezu yaje gusubira i Yerusalemu afite imyaka za Betelehemu iriya hafi 30. Atangira kwigisha ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri yamaze imyaka 3 gusa, kuko abayahudi bashatse kumwica. Allah subhanahu wa ta'ala aramuzamukana amujyana iwe. Ariko Yezu rero ajya kugenda yasize avuze ko we yaje iyo usomye Yohana 5:43 aravuga ngo naje mu izina rya Data ntimwanyumva, ariko uzaza mu izina rye bwite we muzamukurikira. Urumva Yezu yaragiye, ariko asigahanuye ko hari intumwa y'ikinyoma izaza nyuma ye. Kandi iyo ntumwa y'ikinyoma niza abantu bazayikurikira. Ati nge mwanze kunyumva, ariko hari uzaza nyuma kandi wakaza kubwe adatumwe n'Imana, kandi uwo muzamukurikira, we muzamumva. Kuko uwo ngo azabaje mu izina rye. Uwo azaza mu izina rye ntago abazaba atumwe na Yezu. Ntago azaba atumwe n'Imana, ntago azaba ari intumwa y'Imana. Azaza ku giti cye. Nyuma rero ya Yezu haje Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, haza n'uwo bita Sawuli ariwe Pawulo. Yezu muri Yohana 16:5 yari yarahanuye ko hari undi nanone uzaza nyuma ye witwa Aswadikul Amin, umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri. Yohana 16:5. Uwo mwuka w'ukuri ngo naza azayobora abantu mu kuri kose. Urumva ko harimo insigazina. Azayobora, ntago ari uzayobora, kuko yeza ko ari umwuka gusa, ariko ngo uzayobora, ariko azayobora abantu mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, ngo kandi azababwira ibyenda kubaho, ngo kandi uwo azanyubahiririza kuko azenda kubyanjye akabibabwira. Nuko njya kwa Data. Uwo ngo azaza ahamya ko Yezu yagiye ku Mana. Kandi uwo ngo azaza ahamiriza Yezu, anigisha kubyo Yezu yasize yigishije, ngo wazanyubahiririza. Ubwo n'ubuhanuzi bwa Yezu. Ubwo n'ubuhanuzi bwa Yezu bugaragara muri Yohana 16 igice cya 5 kugeza ku murongo wa 15. Urumva ko rero Yezu asize aduhanuriye babiri. Hari intumwa y'ukuri,
hari n'intumwa y'ikinyoma. yego asize ahanuye babiri, uw'ukuri n'uw'ikinyoma. Nyuma rero ya Yezu isi nta bandi bantu izi babayeho uretse umugabo bita Pawulo witwaga Sawuli wazanye ubukirisitu. Hakaba na Muhammadi, Imana amahoro n'umugisha, yaje yigisha uwisilamu. Nibo babiri tuzi ku isi. Muhammadi we yazanye igitabo cya Qur'an. Pawulo nta gitabo yigeze azana. Muhammad avuga ko ubutumwa yabuhawe n'Imana. Qur'an 96 igice cya mbere. Marayika Gabriel ni wamumanukiye. Ruhul Qudus cyangwa se umwuka wera, imbaraga z'umwuka w'Imana, mu imbaraga z'umwuka wera nizo zamumanukiye muri Qur'an 96 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Arabwirwa ngo Ikra Gabriel, aramubwira ngo Ikra. Gabriel uwazaniye Muhammad ubutumwa bwa Qur'an, amagambo ya Qur'an, ni nawe waje kuri Maria amubwira kazasama. Yego niwe wajyaga ku ntumwa, niwe wajyaga ku ntumwa abazaniye ubutumwa buturutse ku Mana na mbere hose. Uwo niwe wamanukiye Muhammad. Uwasa niwe uriya namwita umukirisitu cyangwa okay, ureka tubyite umukirisitu, uriya wabwiye Muhammad ati ibyo bintu numva byakubayeho ni nka byo bintu byajyaga biza kwa Musa. Yego uwo ngo yitwaga yari nyirarume w'umugore w'intumwa y'Imana witwaga Khadija. Nawfal ibn Waraka, ndumva ari uwo nguwo niwe waje Waraka ibn Nawfal. Aywa Waraka mwe Nawfal. Igihe Muhammad Jibril yamuziraga Gabriel mu buvumo akamubwira ngo soma, yagize ubwoba arirukanka ajya mu rugo abwira umugore ati numvishijwe rimbira ngo ni nsome. Hanyuma Khadija afata intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubwira ati rero katugende kuri marume wanjye. Bagenda na se wabo witwaga Abu Twalibu, ntabwo bari abayisilamu abo bantu, bajya kuwitwaga Nawfal ibn Waraka. Hanyuma Waraka ibn Nawfal, Waraka niryo rizimbe, Waraka ibn Nawfal arabwira ati uwo nguwo ni na munsi wundi wamanukiraga Mose, uwo ni Marayika Gabriel. Mu by'ukuri uwo nguwo amuzaniye ubutumwa bwiza ko umuntu azaba intumwa, kubera ko we yandikaga ivanjiri ayisobanura mu Giheburayo, mu Kieburaniya. Urumva ko bari bazi neza ko hari intumwa itegerejwe izaza, bo barayisomaga. Okay, dukomeza rero. Ubwo Yezu we Imana yaramutumye ikamwoherezaho Gabriel, nkuko nubundi Gabriel yaraziye Maria. Noneho Pawulo we Pawulo rero we yavuze ko ngo mu by'ukuri ngo Yesu ngo yamuboneke. Ubundi yitwaga Sawuli. Yari umusirikare we, misiyo y'ubundi byari ukubabaza, gufunga, gutoteza abizeye Imana, abayisilamu b'icyo gihe. Ubundi iyo tuvuze Isilamu ni ijambo ry'icyarabu, mu Kinyarwanda bisobanura kugandukira Imana. Isilamu bisobanura kugandukira Imana. Hari aho umuntu abisoma se wenda urumva ari gihe nigeze kuganira n'umuntu namwe ni muri Bibiliya numvise hazamo umurongo arambwira ngo uyu nguyu niyo bayisilamu. Hari ahantu umuntu wenda ukamubwira uti dore uyu muntu yarashinzwe cyangwa yakoraga ibi. Ku mateka ya Pawulo reka tuzajyeho wenda mu bihe bizaza. Ariko ubu ngubu turimo kwibanda cyane, turimo kwibanda cyane kukubaza ngo ariko ni yihe filozofi cyangwa se ni ubuhe butumwa Yezu yazanye, noneho nyuma yaho undi yaje abihindura ati. Yego niyo mpamvu batubwira guti Gabriel we yaziye intumwa, yaziye Yezu, yaziye Muhammad, ariko uyu nguyu we avuga ko Yezu noneho ari we wamuziye akamuto. Pawulo rero we yagaragaje mu Bagalatiya igice cya 3 njya ku murongo wa ntago ntibuka neza ariko mparebye nahashaka nitonze. We yavuze ko Yesu ngo yamubonekeye aramubwira ngo Sawuli undwanyiriza iki. Urumva ko Pawulo ni ugiye kwihamya ko yahawe ubutumwa na Yesu, amubaza ngo undwanyiriza iki.
kandi Yezu ntabwo yatangaga ubutumwa kuko Yezu si Imana. Ubutumwa bwatangwaga n'Imana. Yezu nawe yari intumwa y'Imana. Muri Yohana 17:3 yaravuze ngo ubugingo buhoraho nuko bamenya ko ari Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari Yesu Kristo. Yezu rero yahamije ko ari intumwa y'Imana. Paulo rero we aza kuza kugaragaza ko nawe ngo yatumwe na Yesu, kandi Yesu ntiyari afite ububasha bwo gutuma bwo kuba yashyiraho intumwa nawe ubwo ari intumwa zatoranyagwa n'Imana. Bita rero bihamye ubuhanuzi bwa Yesu aho yavuze ko hari uzaza mu izina rye. None kigaragaza ko Paulo yaje ari intumwa y'ikinyoma, nuko we yaje akagaragaza ko ibyo Yesu yaje yigisha Paulo yaraje abihindura bishya bikuraho. Kuko Yesu yusomye muri Yohana muri Matayo 15 ku murongo waho wa 17, Yesu aravuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa se ibyanditswe, ahubwo naje kubikomeza. Urumva ko Yesu yaje gukomeza amategeko yabamubanjirije, ibyo Abrahamu yigishije, ibyo Mose yigishije n'izindi ntumwa. Hanyuma Paulo we mu Bagalatiya 3:11 avuga ko nta ugitsindishirizwa amategeko, k'abantu bazabeshwaho no kwizera kwabo kuba ibintu byose bibaye bishya. Urumva ko icyaragihinduye, arahita gihindura. Yesu yavuze ko yaje gukomeza amategeko. Paulo rero waje avuga ko nta ugitsindishirizwa amategeko ko byose bibaye bishya. Ahita rero akuraho amategeko. Yesu yaje ahamya ko hariho Imana imwe. Yego. Nkuko abamubanjirije ariyo bigishaga. Ba Mose baje bigisha Imana imwe, ba Abrahamu baje bigisha Imana imwe, ba Yeremiya bose baje bigisha Imana imwe, na Yesu aza yigisha Imana imwe. Nkuko twe tubonye muri Yohana 17:3, Yohana 5:30 yaje avuga Imana imwe. Hanyuma Paulo rero we aza avuga ko ubu Imana itakiri ya yindi Yesu yigishije, ahubwo ko Yesu ari we Mana. Abyigisha abantu muri Tito 2 ku murongo waho wa 13. Avuga ko Yesu ari we Mana n'umukiza. Urumva ko Yesu yaje yigisha Imana, kandi ubundi aho niho baruzingiye ku cyerekeranye n'Imana. Icyo nicyo abaduteza amatwi bacyumve neza. Niba Yesu yaratubwiye ko tugomba kumenya Imana, tukamumenya nawe, haje indi filozofi nyine, ibya bindi twavugaga, haje indi myemerere, haje indi filozofi, haje ibindi bitekerezo bitubwira ngo ya Mana Yesu yigishije ntabwo ariyo abantu bakwiriye gukurikira, ahubwo Yesu niwe Mana. Irahindutse. Bivuga ko Paulo bari kugaragaza ko Yesu yaje abeshya abantu ko hariho Imana, kumbi niwe wari Imana. Sinza kuganira nibukumva ni. No. Ahubwo nimugire ngo yavugaga iby'Imana, ahubwo niwe yo. Niwe yo. Uriya waje avuga ko hariho Imana, ahubwo niwe Mana. Bivuga ko Yesu yaje abeshya abantu. Yego. Noneho iyo urebye no mu Bafilipi igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 5, Paulo yahamije ko Yesu ari we Mwami, kandi ko ari nawe Muremyi. Ni ukuvuga ngo Uwiteka. Ni ukuvuga ngo turamutse dusanze umuntu ari kuramya cyangwa se arimo gusenga, avuga ngo Umwami Yesu ari ku ngoma, yaba hari ahandi hantu yabikura. Yaba ari kubikura kwa Paulo. Uwo ni umunyeshuri wa Paulo. Ndangira uwo murongo mu Bafilipi 2:5. Abafilipi 2:5 igice cya 2 ku murongo wa 5. Paulo yavuze ko Yesu ari we Mwami, ariko Yesu we muri Mariko 12:29 baramubajije bati tubwira itegeko rirusha yandi gukomera. Arabwira ngo umva Isirayeli we, Uwiteka Imana yacu niwe Mwami wenyine. Yesu yaje ahamya ko hariho Imana imwe, ari nawe Uwiteka. Paulo we araza aramuvuguruza mu Bafilipi 2:5 ngo kandi isi yose, amavi yose amenye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka. Kari Umwami akaba ari nawe Uwiteka. Urumva ko Paulo aje avuguruza Yesu. Yesu aje yigisha Imana imwe. Paulo we aje iyo Mana ayikuraho, yigisha ko Yesu ari we Mana. Hanyuma ikindi, iyo usomye
mu gitabo cya Luka 3:15 Yesu yaje yarategerejwe, ariko Yohana aravuga ngo ariko njyewe ndabatirisha amazi, ariko haruzaza nyuma yanjye ubu nguwo kandi ngandusha ubushobozi, si byiza ko napfundura udushumi tw'inkweto ze, uwo niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Nuko Yohana yaje abatirisha amazi, yego, Luka 3:15. Ariko hari undi wari utegerejwe urusha ubushobozi Yohana, uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Vuga ngo amazi azaba arangiye. Yezu rero aje ntabwo yigeze ashyira abantu mu mazi, kuko urumva ni wari ufite ubushobozi kuruta Yohana. Yarabwiraga abantu ngo nimwizere. Ariko Pawulo amaze kugaruka, yagarukanye umubatizo w'amazi, ubwo aba apinze Yezu. Niyo wasoma ibyakozwe n'intumwa 10:5, Yesu yaravuze ngo kuko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ari Yesu bivuga? Ari Yesu bivuga. Ibyakozwe n'intumwa 10:5. Ibyakozwe n'intumwa 10:5. 10 ni igice cya 10 umurongo wa 5, ngo mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ariko Yesu avuga. Kandi Yohana nawe yari yarahanuye ko Yesu azaza abatirisha umwuka wera, ko umubatizo w'amazi uzaborangiye. Noneho rero igitangaje nuko Pawulo waje yaraje ahita ahindura ibya Yezu, we ayisubiza abantu mu mazi. Ubwo bivuga ngo uyu munsi umuntu ukibatizwa mu mazi ni ikimenyetso cy'uko ataremera ko Yezu yaje. Kandi umuntu ushobora kumushyira mu mazi kwa jina. Ubwo uwo n'umubatizo wa Yohana. Ntabwo Yezu yigeze abatiza mu mazi. Ubatizwa mu mazi wese nuko atemera Yezu. Uwemera Yezu wese ntago ajya mu mazi. Ubwo yagombye kuba areba aho bakoresha umwuka wera rero. Yisomye no mu Baroma 10:10 havuga ngo kuko umutima ariwo umuntu yizeza, kandi akanwa akaba ariko yatuza akabarwaho gukiranuka. Bisobanuye ko ari ukwizeza umutima, ni ukugira ukwizera bishimangiwe n'umutima wawe, ari byo akanwa, none ukatura ukavuga uti ndemera k'Imana ari imwe, ndemera ko Muhamadi Yezu abo bose ari intumwa z'Imana. Ukatuza akanwa ntagaru kujya mu mazi. Ibyo ni ibya Pawulo. Ni ukuvuga ko ku mutima aho ngaho ariho umwuka ujya. Ni ukuvuga ko mu bitekerezo ariho iyo jambo rijya, cyangwa se iyo myumvire ariho ijya. Nk'abantu basanzwe n'ugiye ngo turimo turavuga mu mwuka w'ubuhanuzi gusa, ni nko guhindura imyumvire n'imitekerereze, ukagira inyurabwenge iguha ibitandukanye n'ibyo wari ufite. Urakoze cyane. Hanyuma noneho rero, niba ibyo ngibyo byagiye bibura unyuranyurane, cyane cyane ibyo by'Imana, cyane cyane ibyo byo kwemera, ibyo byo kwatura, guhamya, ubundi se niba nta kindi, wenda ni byinshi, niba nta kindi usigaje inyuma wumva kiri ngombwa cyane, wareba nko gusiramurwa. Yezu yaje ahamya itegeko rya Aburahamu rigaragara mu ntangiriro 17:3. Imana amubwiye ko abantu bose bazasiramurwa, utazasiramurwa gukebwa nyine, gukebwa ku bahungu, ngo azakurwa mu bwoko bw'Imana, kuko azabarisha isezerano ry'Imana. Yezu muri Luka 2:21 aje arasiramurwa. Pawulo waje abwira abantu ngo gukebwa no kudakebwa ntacyo bimaze. Pawulo abikuraho. Hanyuma Yezu yaje yunga mu bamubanjirije uko abantu bagomba kwisukura mu kuva 8:40 uko abantu bagomba kwisukura bagiye gusenga. Yohana 13:5 Yezu nawe yaje abishyira mu bikorwa. Mbere yo kujya gusenga abantu bagakaraba nkuko byari byarategetswe mu kuva ngo uzacu igikarabiro cy'abana barone imbere y'ihema ry'ikoraniro, ngo abana barone bajye bogamo ibirenge mbere yuko bagiye heye muri iryo hema. Iyo usomye Yohana 13:5 Yezu yogeje abigishwa bibe ibirenge, yabakarabije mu maso, abakarabya amaboko, abatosa mu mutwe, aboza n'ibirenge. Uyu munsi rero iyo ukurikiye Muhamadi, we yaje agera ikirenge mu cya Yesu, uteka ko
imbere y'imisigiti agomba kuba amazi kandi tugomba kujya twoga ibirenge tukoga mu maso tukoga intoki tugatosa no mutwe nkuko na Yesu yabikora abigishwa ategeka abantu gusenga twubamye muri Mariko 13 igice cyaho cya muri Yohana 14:32 kugeza ku 35 Yesu yajyaga gusari ubundi iyo bavuga gusenga no gusenga uvuga bisanzwe ariko iyo bavuze gusari ni ugushyira umutwe hasi ukuba mu gukora sujudu Yesu rero yajyaga gusari yashyiraga umutwe hasi nkuko abayisilamu bajya babigenza ubu rero Paulo we yaraje rero avuga ati reka ibyo ntabwo ari ngombwa ibi rero ni byinshi birumvikana ni byinshi hanyuma noneho mu gihe gito nk'iminota nk'ibiri umuntu arimo aribaza ngo bizagarukira he ko numva iyo revolution ikaze uyu muntu ko numva yaje gukora revolution bikamera bityo bizagarukira he bizagarukira icyo twabivugaho nuko Paulo nyuma yuko atangije imyumvire ye n'imyemerere n'imyizerere ye yayihaye n'izina ayiha ijambo ryitwa ngo ubu twebwe turabakirisitu wani Paulo atangiza idini ry'ubukirisitu uzarisanga mu byakozwe n'intumwa 11:25 ubukirisitu byanditswe ngo abakirisitu ngo nibwo bwa mbere abigishwa batangiye kwitwa abakirisitu muri Antiokiya ngo imyizerere y'abakirisitu yaje itagendera ku mategeko Yesu yari yarasize hanyuma hari abantu rero Yesu yavuze ko bazaza ku munsi w'imperuka muri Matayo 7:21 haravuga ngo umuntu uvuga uti mwami suzinjira mu bwami bwo mu ijuru ngo cyetse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka ngo benshi bazaza kuri uwo munsi bambaza bati mwami ntitwasengaga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoze ibitangaza mu izina ryawe ngo nibwo nzabera mbabwira ngo nimumve imbere mwankozi zimwe sinigeze kubamenya kuko Yesu azirukana abantu bamusengaga nukuvuga ngo umuntu gusenga Yesu iherezo ryabyo nuko azamubwira ati no sinkuzi ntabwo mbizi kubera iki rero iyo usomye Matayo 6:9 baramubaje bati tujye dusenga dute twigishe gusenga arabwira ati nimujya gusenga mujye muvuga muti data wa twese uri mu ijuru mujye musenga ya Mana iri mu ijuru kandi mutya mwashyize n'umutwe hasi mwubamye muti harimo gukora no kuvuga yego mutya mwabasize umutwe hasi kandi muvuge muti noneho rero birangije nyuma yaho sika abantu bakomeje gusenga ahubwo abantu batangiye gusenga Yesu banamwita Imana urumva ko ya Mana Yesu yasize ababwiye barayihinduye ubwo rero ku munsi imperuka bazaza bavuga bati se ntitwasenze mu izina ryawe ariko kuki baza bari kurekaramo nuko yusomye Qur'ani 4:41 Imana ivuga ko izazana intumwa zose ikazihagarika n'abantu bazo bakajya inyuma yazo n'ibitabo bari barahawe nuko ko rero no bazazana abantu be n'igitabo Mose aze n'abantu be n'igitabo cya Taurati Dawudi aze n'abantu be n'igitabo cya Zaburi Yesu nawe aze n'igitabo cy'ivanjira yo injiri n'amategeko yararimo ibi twavugaga yarigishije abantu noneho abantu bayakurikiye bazi inyuma ya Yesu noneho haza abandi bazi inyuma ya Yesu noneho basange bo ntago bigeze bakurikira ya mategeko Yesu yari yarigishije basange batari muri uwo murongo bavuge bati se ntabwo twasenze mu izina ryawe yewe Yesu ni nkaho aba bantu ndumva baje nko gutakamba kuko bazaba bibuze yego bazaba bibuze kuko bazaberekwa Yesu n'amategeko bo basange ibyo bashyize mu bikorwa n'ibyo bakoraga binyuranye n'ibyo Yesu yigishije ntibigeze basenga Imana imwe Yesu yabigishije ntibigeze bemera ko gusemurwa itegeko ntibigeze bemera ko bagomba kujya babatizwa mu ijambo ry'umwuka wera hanyuma abo ngabo rero ngo bibure none batakame batise Yesu rwose ko twaseze mu izina ryawe tukakora ibitangaze mu izina ryawe tukirukana abadayimoni mu izina ryawe ngo nibwo nzabera mbabwira ngo mumve imbere mwankozi zimwe sinigeze kubamenya urumva ko Yesu azabirukana bwatereka reka urumva abo ngabo bazibura noneho abantu rero bazaba bo muri umma abantu babayeho nyuma ya Yesu bose bazaba ari nyuma ya Muhammad Imana imuhe amahoro n'umugisha urumva hari abantu bazaza berekwe Qur'ani basange ntibayize no kuvuga ngo dukinnye uwo mukino mu bwenge bw'abantu babitekerezeho nuko buri muntu wese agiye gutonda inyuma y'umukandida yakurikiye buri muntu wese agiye gutonda inyuma y'intumwa
y'intumwa yo ku gihe cye. Mbese ni mu mibare nkaho buri muntu wese afite umuyobozi yakurikiye muri icyo gihe, aramukurikiye. Noneho Imana nihamagara buri muntu wese azakora umurongo inyuma y'intumwa. Noneho ariko abantu bari inyuma ya Yezu, hari abantu bari inyuma ya Muhamadi, hari abantu bari inyuma ya Musa, ariko hari abantu bazajya kwa Muhamadi basange batariyo, bajye kwa Yezu basange batariyo, mbese bisange batari babuze icyerekezo, bajye mu rungabanga, ariko bibaze batari kuse Muhamadi ntabwo tumuzi, we ntabwo twamuzi. Reka tujye kubaza Yezu mugire iki gihiriri, tumubaze ukuntu byagenze. Ubwo ni nkaho bazaba bari hagati y'umurongo wo kwa Muhamadi no kwa Yezu. Noneho bavuge bati Muhamadi we ntabwo birumvikana, ntabwo tumuzi, n'iki gitabo ntitukizi, ntabwo twakemeye, ntitwakurikiye. Reka tujye kwa Yezu tumubaze ukuntu twirukanye amadayimoni mu izina rye, ukuntu twagize. Noneho tumubwire ko twasenze no mu izina rye tukanamusenga koko cyane. Babwira ati no, njye nababwiye gusenga Imana, njye nababwiye gusenga Imana. Ibyo nasize si ibyo ngibyo, harimo ihurizo rikomeye ryitwa kwibura. Hanyuma noneho rero teka we uyu munsi tuvuga iki cyangwa dukora iki, abantu bajye mu yihe njyana ubutumwa badusigira? Jewe rero ubutumwa nasigira abantu nuko abantu bakurikira intumwa, bagakurikira n'ibitabo by'izo ntumwa zazanye. Kuko iyo usomye Korani 42 ku murongo wa 13 na Korani 2:136 haravuga ngo ewe Muhammad tuguhaye amategeko n'idini cyangwa se n'inzira nka yindi twari twarahaye Aburahamu na Mose, nka yindi twari twarahaye. Iryo jambo ni inyunge y'iki gihe n'icyo ngicyo cyangwa n'ibyo bihe. Bati tuguhaye idini n'amategeko, tuguhaye inzira ugomba kunyuramo n'amategeko n'amabwiriza nka yandi twari twarahaye Nowa, Aburahamu, Mose, Yakobo, Zakariya na Yesu. Niyo mategeko tuguha ugomba gukurikira. Ntango ahabwe igitabo Korani kirimo ya mategeko. Hagati rero ya Yezu na Muhamadi habayemo tamaro y'umuntu wita Paulo, nawe azana imyemerere y'ubukristo ariko ntigeze azana igitabo. Nta gitabo Paulo yari afite, ahubwo we yanditse gusa amabaruwa. Kandi amabaruwa rero yagendaga yandikira abantu ibitekerezo bye, ababwira imitekerereze ye. Ubwo rero abantu bazaza bakurikira ya myigishirize ya Paulo ku munsi w'imperuka baze bari inyuma ya Muhamadi, basange Muhamadi ntibamuzi, n'icyo gitabo Korani ntibigeze bagikurikira. Bajye kwa Yezu bati twavugaga Yezu ati da ntago mbazi, ngiyewe nasize mvuze gusenga Imana, none mwese iyo mwasenze. None iyo dusoje kuri teka uyu munsi nuko abantu bizera ko Yezu ari Imana. Yezu ari Imana yakabaye azi n'igihe imperuka izabera. Nkuko Paulo yavuze ngo Yezu niwe muremyi mu Bafilipi 2 ku murongo waho wa 5 no mu Bakolosayi 1. Ibyo nabyo yarabivuze. Yavuze ko Yezu ari we Mana. Mu Bafilipi 2:5 kari we Uwiteka, muri Tito 2:13 ndetse no mu Bakolosayi 1:5 ngo niwe waremye. Yezu rero yaza kuba yararemye yabazi n'umunsi imperuka igihe uzabera, ariko baramubaje bati tubwire uwo munsi n'icyo gihe. Arabwira ati uwo munsi ntawe nzi, sinzi igihe uzabera, nta makuru yawo mfite. Yababwiye ko umunsi imperuka atazi igihe uzabera. Hanyuma baramubwira ati noneho ese dusabire kuzicara iburyo bwawe mu ijuru. Arabwira ati ntabwo muzi icyo musaba, muri Mariko 10:38 ati ntimuzi icyo musaba. Ati ntabwo mubizi mwebwe ntabwo muzi icyo musaba. Kwicara iburyo bwa data si jye ubigaba, keretse abo data yabigeneye wenyine. Arakoze cyane Abdul Karim. Urumva rero Imana itazabasha gushyira abantu mu ijuru, Imana itazi umunsi imperuka, ariko aranabivuze ati jewe ntimugire ngo ngiye nshyira y'umuntu. Reka da. Urakoze cyane. Abdul Karim turamushimiye cyane kuri iki kiganiro twagize. Mu by'ukuri ko numva itekawe ikaze. Arakoze cyane Abdul Karim. Tugwifurije kugira umunsi mwiza, mukomeza musoma mudusobanurira, kandi Nyagasani abahe impagarike n'ubugingo. Namwe murakoze cyane.
urakoze cyane Abdul kuri ibiganiro byiza twagize. Nihanganire nanjye byaryoheye, message sinabasha kuzisoma ariko izitanga ikaze twazibonye, ndetse n'igihe twagikoresheje cyane bikomeza bigenda neza biryoshye. Hanyuma mu ndenze gutanga umwanya umuvandimwe he mikro akomeze nawe aze kwakira abantu. Ni muri Tambagira Quran uyu munsi, Voice of Africa 94 n'ibice 7 Kigali FM, kugira ngo nabizi rwose tujya tugira gutya ngo tubasige mwenyine, ariko mwabikurikiye mwabyumvise se koko. Nizere ko kwa gutumanaho kwacu twagukoze neza, kandi ku musibo ni ku munsi w'ejo ahubwo saa 10 uzongera wumva aya magambo neza uyatobora witunganije. Reka ngushimire mwifuriza umunsi mwiza. Nshimira Suleiman twakiriye umuvandimwe, ubutumwa bwawe turaza kubusoma, ukeneye ko tubusubiza turaza kubusubiza. Ukomeze mu gihe neza. Assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabishimire abahungisha kubyo mukora bose.